Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ku kibazo umuvandimwe avuga ati niyihe nama mwagira umukobwa ushaka kurushinga isi atabyemera? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Umubyeyi w'umugabo mu idini by'umwihariko mu gikorwa cy'amasezerano y'abashakanye ni inkingi ya mwamba itagomba kubura uko byagenda kose. Umubyeyi w'umugabo cyangwa se uhagarara umwanya we wo nguwo ni igice mu bice bigize indoa, nta nubwo ashobora no kubura ngo iyo ndoa yitwe ko ari indoa. Iyo hagize impamvu ituma uwo mubyeyi cyangwa se urwo ruhande rudashyigikira icyo gikorwa, angaha ubusanzwe ayo masezerano agomba guhagarara. Ayo masezerano abagomba guhagarara kubera ko niwe uba ufite uburenganzira bwo gushyingira cyangwa kudashyingira, kandi ni nawe uba ugomba kubisabwa, nta nubwo bikorwa ku gahato, nta nubwo kandi ari igikorwa ategekwa atagishaka, keretse aramutse ashingiye ku mpamvu zidafite agaciro, nko kuba urugero yashingira ku moko cyangwa se ku duce n'izindi mu mpamvu zidafite agaciro, nko kuba wenda n'urugero yashaka kumushyingira utari umuyisilamu kandi ibyo ngibyo mu bisilamu bitemewe. Naho yashingiye ku mpamvu zemewe cyangwa se impamvu zidafite icyo zitwaye idini, izo mpamvu ziba zigomba guhabwa agaciro kandi zigahabwa n'umwanya, n'uyu mwana nawe akamenya kandi akanazirikana ko kubaha no kumvira ababyeyi ari cyo cyonyine kizamufasha kubona umugisha mu byo agiyemo, akirinda amarangamutima no gushukwa na bya bindi byinshi bikikije abantu muri kino gihe, byose bigaruka mu gusuzugura ababyeyi no kutabaha agaciro no kutumva inama zabo, kuko ibyo byose nta na kimwe bishobora kumufasha mu idini ye usibye kumushyira mu kangaratete. Bityo niba umubyeyi icyo ashingiyeho ari icyumvikana kandi gifite agaciro mu idini, kitanyuranyije n'amahame n'umurongo w'idini, icyo gihe umubyeyi aba agomba kubyumva no kubyumvira, hanyuma umwana aba agomba kubyumva no kubyumvira, kandi akanizera ko Nyagasani azamuha ingurane nziza, kuko usize cyangwa se uretse wese ikintu kubera Imana imuha ingurane nziza. Naho icyo ashingiyeho iyo kitari idini cyangwa se ari imirongo inyuranye n'idini cyangwa kidafite agaciro mu idini, icyo gihe uyu nguyu yagirwa inama agashakirwa abari mu kigero nka cye n'abavuga kuri we rikumvikana, bakamugira inama, bakamugarura ku murongo, hanyuma akabashyigikira, ariko bakirinda kubikorana umutwe ukomeye no kubikorera mu gahato no kubikora nta bwumvikane, kubera ko umugisha wabyo uba ari muke. Wallahu a'lam.